hari icose ni impano y'umuntu kandi ngasize he ubwo uri gukina uri kwisaka amafaranga bakwibye ugiye kukwereka akantu keza kiwaje ariko se amafaranga ko nagasize ndebera igihe watumi ibiraha bincika ibaze ndebere igiceri canje ca senkani wambwira ko kigiye ko bana yanje ko urayabuze burundu ndagabuze Aro amafaranga umpaye ndagataye nyine wawe igihe 5 ariko ijana ryari ryamawe senkani niko garaganje ariko ndagabuze kandi dore ibiraha n'imbada oya ariko ndagataye none ubwo rukwanda bigenza gute kuko wambaruka ukanguriza 50 ashe rubonaga nagukundaga cyane koko wamfasha nsabe neza inzara inyice ayigamana we ariko shera ubwo utakugira umugore koko utari no kunguriza amafaranga ngo nirire ibiraha n'imbada sawa sha irorere gagumane ndashaka ganje ariko nanje arige ntazongera kugukunda sha nkuko nagukundaga nyine wiburanya birawo barayanyimye kandi wumve nisheri wanje araganyimye kandi ngo muzabana bakundanaga unyumve nawe abakunzi bi pasi urarenze nawe ndumva rwose ari nka sabi oya da yusiwe ninde wari umugabo w'umusaza nsabi nawe yabikuyeho yakundaga gukina n'amakomedi we yanambaraga karuvati no mu muhanda uwo musaza cyangwa musaza burayira systeme ya nsabi niho yayikuye ntaga ari nsabi wayizaniye duhe rero kare dukina akantu kamwe nibura ko bakiramani ntibari bakamenye nsabi mufite impano byari ibintu biraza bikaba muri quartier bigahita birangira nsabi twakiniraga ibintu twakoreshaga ubufone nyine buciriritse tugakamera tukireba bikarangira ko nsabe we amahirwe garakobwa babiri ariko mu rugo iwacu ninjewe ukurikira undi mukuru hari umukuru nanje ngakurikiraho abandi bana babiri none se nsabi yatangiye gukina namwe mumureberaho kuko mwebwe umusaza ntimwamugeza amahirwe kumumenya nsabi yakiniraga mu makinamico g'imidugudu kuriya ku ishuri kuranyine kukinira abanyeshuri mu kigo kuranyine muri kwiga umunyeshuri akaza agakinira abandi banyeshuri hari imbere kuri rasamburema nibwo buryo yerekanaga impano niko yatwerekaga wose nibura hari komedi zimwe na zimwe nawe wabashaga kujyamo tubaha ikaze kuri Agabe Empire uyu munsi tubafitiye umutumirwa ni umutumirwa udasanzwe ni umukinnyi wa komedi ariko mbere yuko dutangira turagira ngo tubanze dusuhuze abari mu ntara enye zose z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali tutibagiwe n'abari muri diaspora badutera inkunga turabasaba yuko bakomeza kudushyigikira bakora subscribe share and comment najya ngo rero dutangire twakira umutumirwa wacu karibu umutumirwa wacu amazina bakwita nde amazina ganje banyita Umuhire Pacifique Muhire Pacifique ko numva uvuga nka sabi uri mufitanye isano nagamba nkawe ahubwo nuko tuturaga mu makaritsiye gamwe mugamba natuye nanje biregeranye za karitsiye ziregeranye no se Pacifique mu rugo ni hehe mu rugo ni Musanze hehe ko Musanze ari nini Musanze urayimenya gase Musanze mpagendaga nago wamenye ukuntu twe tugambaga nubundi namwe biragoye iyo tugeze i Kigali kubigamba biratunaniraga ugasanga byaraducanze Musanze tuye ni muhe murenge Musanze no mu murenge wa Muhoza ubundi se Pacifique kunumvisha uvuga nka sabi nta sano mwamufitanye sabi dufitanye isano ikomeye cyane ariko cyane nimubwira cyane rero dusobanura kudutera amatsiko sabi bura ise na papa baravukana ise ni munyarubuga papa ni beri kimasi baravuka mbese muri make ni mukuru wawe mwari mukuru wanje nsabe nawe arabimenyaga arabizi neza ko nanje ndi mukuru we turaganira muraziranye cyane ku rwego no muri izi minsi none
cyabaye ibibazo. None se wamenye amakuru ko Nsabi yakoze accident? Kandi nari mbizi ari wowe wari wanzanye. Wari waje nta kumureba. None wowe wari umurwaje. Nje bambwiye ngo yaragonze. Yabaza si yagonze ryari kabaga yaje iyo ngiyo naho ikigaraje gukinana n'abana ba Nuburya Kiramani. Azi no gutwara imodoka Nsabi. Nsabi yarabyigaga ariko sinzi riba bakibirimo ariko Nsabi yarabyigaga cyane na mbere hose. None sameze gute yarorohewe yavuye mu bitaro bimeze gute? Nsabi aragwaye kandi yakoze impanuka muri zira minsi. Reka tukomeze kumusabira kwihangana kandi Nyagasana akomeza kumukiza. Nanje ndasengaga cyane nawe mwe mu musengero. Nawe turamusengera nta kibazo. Musengere akire akomeza dukinire nanje narindi gukina yarambwiye ngo kina zakwereka uko uzakina. Ubusuzi gukina wowe nkazabe ngatwiganye turebe. Wo mu muryango gwacu. Tazi ibintu by'amafilime. Mu bikomora se kurinde. Hari undi mugabo wapfuye kera wari umugabo w'umusaza Nsabi nawe yabikuyeho. Yakundaga gukina n'amakomedi. We yanambaraga karuvati no mu muhanda. Uwo musaza cyangwa umusaza burayira systeme ya Nsabi niho yayikuye. Ntago ari Nsabi wayizaniye. Duhe rero dukina akantu kamwe nibura. Oya nkinanaga nanje nambaye izindi myenda nanje zimeze nk'uzundi musaza wacu. Ubwo mwese mukina muri abasaza mwakurikije umusaza. Ari umusaza wo mu muryango gwacu. Pacifique utatwicisha amatsi kubanza dukineho akantu gato. Bakinire. Wakigana nka Nsabi wakini ibyawe. Nanje byanje ndabigiraga. Nsabagiraga ibye nanje byanje hari nundi mukobwa dufite nawe wo mu muryango nawe ukina comedy. Nawe ukinaga ibintu by'amafilime. Oya banza kinaho ibyo byawe twumve. Utubwire byari bimeze gutya byari muri iki gihe. Oya nacu hari icose. Ni impano y'umuri kandi ngasize he. Ubwo uri gukina uri kwisaka amafaranga bakwibye. Ugiye kukwereka akantu keza kiwaje. Ariko se amafaranga ko nagasize ndebera rigiye watumi ibiraha binshi. Ibase. Ndebere igiceri canje ca senkani wambwira ko kigiye ko bana yanje ko urayabuze burundu. Ndagabuze. Aro amafaranga umpaye ndagataye nyine wawe igitanu ariko ijana ryari ryamawe senkani niko garaganje ariko ndagabuze kandi dore biraha nimbada. Oya ariko ndagataye none ubwo rukwanda bigenza gute kuko wambaruka ukanguriza 50. Ashe rubonaga nagukundaga cyane koko wamfasha. Nsabi neza. Inzara inyice. Ayigamana we ariko shera ubwo utakugira umugore koko utari no kunguriza amafaranga ngo nirire biraha nimbada. Sawasha irorerere gagumane ndashaka ganje ariko nanje arige ntazongera kugukunda sha nkuko nagukundaga nyine. Wiburanya birawo. Nebara yanyimye kandi wumve nisheri wanje araganyimye kandi ngo muzabana. Akundanaga unyumve nawe abakunzi bi. Pasi urarenze na ndumva rwose ari nka Nsabi. Oya da. Yusiwe ninde ka. Aro yego mawe. Oya da impamvu ibijumba nabifashe nkaka nkahita mbishira munsi y'intarure kwari ukugira ngo papa tabijyaho. Kwari ukugira ngo papa tabijyaho kubera ko ibijumba papa sigara bikunda ngo tugasanga yabimaze biri munsi y'intarure. Oya da ntabijyanye birajamo nta ninda zajamo nanje ibikuvure nabisize ku ruhande n'ibijumba mbishira ruguru. Ahantu ndi oya da ndahantu ariko ntago ndatinda ndaje ntacu. Reba ibijumba biri munsi y'intarure mujye nta kibazo munsi igere 20 ibijumba 30. Ibijumba 30 nyine no nahiye si byatsi sinanavomye sinje wana kubuye mu mbuga mu gitondo. Ntacu ni mawe urukumbazaga ibijumba nabisize. Ubwo ruri gukina kandi nabishize munsi y'intarure naga comedy nakinye. Kari kuri channel yanjye yitwa ngo kiyo channel. Iyo channel yanjye yitwa Binyusi TV. Binyusi TV. Waje kuri TikTok wabisanga.
abadukurikiye rero murabona yuko Pacifique afite impano, mugomba kumukurikira kuri Binews TV, mutibagiwe no kuba mwakora kuri subscribe no kuri Agabe Empire, banasharinge, dukomeze tuganira byose bagire. Turabona nawe usanzwe ufite impano, watubwiye yuko mu muryango wanyu hari umuntu mukomoraho impano, umusaza ngo nawe akundaga kwambara karuvati, arahabaga cyane, arahabaga. Twashaka kumenya ese Pacifique avuka mu muryango w'abantu bangahe, nubwo wenda mutavukana Nsabi, uratubwira wowe uvuka mu muryango w'abana bangahe? Ubwo tutavukana nawe turi umuryango umwe, turaziranye, turi bamwe. Iwabo ni abana 4, ni abahungu 4 kwa Nsabi. None wowe iwanyu? Iwacu ni njyewe n'undi mwana n'abakobwa 2. Ariko mu rugo iwacu ni njyewe ukurikira undi mukuru, hari umukuru nanje ngakurikiraho abandi bana 2. None se Nsabi yatangiye gukina namwe mumureberaho, kuko mwebwe umusaza ntimwamugize amahirwe kumumenya? Nsabi yakiniraga mu makinamico y'imidugudu, kuriya ku ishuri, kuri nyine gukinira abanyeshuri mu kigo, kuri nyine muba muri kwiga, umunyeshuri akaza agakinira abandi banyeshuri hariya imbere kuri rasamburema. Nibwo buryo yerekanaga impano ye? Niko yatwerekaga. Wose nibura hari komedi zimwe na zimwe nawe wabashaga kujyamo? Najyagamo, ariko icyo gihe kubera ko bakiramani ntibari bakamenye, mufite impano, byari ibintu biraza bikaba muri quartier bigahita birangira. Nsabi twakiniraga ibintu, twakoreshaga ubufone nyine buciriritse, tugakamera tukireba bikarangira. Ko Nsabi we amahirwe buriya nk'abana mubyiruka hari ahantu ubuzima buraborohera kugira ngo nibura mubashe kubaho cyangwa mubashe gukina abantu bamenye, watubwira muri make ubuzima bwanyu mukiri bato, mukigerageza kugira ngo mwigaragaze ku mbuga nkoranyambaga? Buriya ntago ari ukukubesha, kugira ngo uzabe ufite impano utuye iriya iwacu, ubona umuntu kuzamura, ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye cyane 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 cyane, ariko ni ibintu bigoye cyane cyane cyane. Burana Nsabi nk'amahirwe yigiriye. Hari abana benshi duturanye bakina bafite impano zinamurenze, zirahabaga nyinshi cyane. Zirahagaba nyinshi cyane, ntago wabishobora kubivuga, biragoye ururimi rwanyu kurwigana. Twebwe niko tugambaga, hari nkuko wumvaga abarundi bagambaga ibyabo, natwe tugambaga ibyacu, namwe naho i Kigali mukagamba ibyanyu, ntago twavuga ibintu bimwe. Kare. None se wenda twinjire mu buzima bwawe bwite. Pacifique ufite imyaka ingahe? Ngize imyaka 22 ariko ntago uzi no kuba cyangwa yabaye myinshi ntago ubasha kumenya uko ingana. Ndakuze byanga ni 22. Cyari muto. 22 cyari muto, impano yawe uzayigaragaza. Izaza nanje nose Nsabi ntagize 26. Yari afite 5 ejo bundi, ubuzabaye 6. Noneho n'ubusanzwe mu rugo muragenderana? Nsabi usibye ko muri izi minsi ho ubu ntago agipfa kuza iwacu, yabaye umukire w'Ikigali, tura nyine mu bakene, atari yagira ngo avugire. Ntago yakanga havuka, ntago yabihenera, nagazaga yigumiraga i Kigali, yanaze iwacu akarara ahandi hatari mu rugo, ari muri quartier nyine, kubera nyine ubuzima bw'iwacu biragize. Nese mu buzima bwo hasi nibura wabashije kwiga byagenze gute? Narize ariko byaragoranye, ariko niza amashuri. Mu mashuri angahe? Nagarukiye mu 6 ndagagiraga. 6 ya segonderi cyangwa nanje ndagafite. Sabi nawe yararangije. Yararangije 6 yisumbuye. Ara kumuhoza, ahantu bita kumuhoza mu mujyi wa Musanze, harahabaga kumuhoza. Muhoza ya mbere na muhoza ya kabiri. Nanje niho na soreje ejo bundi. Warangije mu ariko Nsabi we yarangije mbere yanje nk'imyaka 2 cyangwa 3. Nsabi we yarangije mbere yanje, noneho afungura na cano, baramufungurira cano, arakina bikanga, agakina bikanga, uzagiye kuri hari cano bagiraga. Iyo yahereyeho bwa mbere irapfa. Nawe wayikinnyeho se? Nanje bagiye bahambona. Ya mbere irapfa. Icyo gihe witwaga Binyusi? Icyo gihe ntago nitwaga Binyusi. Cyangwa Binyusi n'izina rya ba Nsabi banyakuraga Binyugunyugu. Ariko nanje buriya Binyugunyugu ni byiza, ari gihe nzongera nkahita nyongera nkagiye yita Binyugunyugu. Dukiniye nk'ahantu wakinnye witwa Binyugunyugu, aho ngaho muri Binyugunyugu harahari nkaho bansabe bavuga ngo Binyugunyugu. Nsabi yarari kumbwira ati bundi twe turi gupfa 100. Twari toraguye. Ariko kuko ndi gukina na Nsabi
ubwo byasaba nawe abahari ko twatoraguye 100 kuri gabana biratunaniye. Wowe nta kibazo uravuga aho ibyawe byo wakinnye. Ndavuga ibyanjye ntabwo nabasha kwigana nsabe urwo Rwanda ni. Oya ntago wabishobora. Niyo nawe kwigisha wabigamba nk'iminota 3 cyangwa 5 bisaba kugira ubimenye. Sabi birani ibi wagira ngo n'amafaranga nibwo koko ubwo nyine Nsabi yahise yatoragura. Ashaka kumbwira ukuntu amafaranga ngo ari wowe gataye ngo garage ngo yari yagapangiye ariko urukumbwira ngo wagapangiye nkande. Ubwo hahise haza umuntu aradukiza kananiwe kuyagabana ariko umbwira ngo arama 2500 ngo nawe Jane 2500 kandi twatoraguye 100. Ewe yari yapangiye 5000 wagira ngo mugabane 2500 ni injiji ebyiri ziri kugenda mu muhanda bitize dutoraguye amafaranga kuyagabana bibaye ikibazo. Ari kumbwira ukuntu turaje kuvunjisha ngo muri banke ngo ni $. Mwari muzi akambwira ati ni 5 ngo rajyana 2500 nanjye 2500 ahita ambwira ati ntago ndabyemera nanjye urampa 3 kandi ari 100 twatoraguye. Una za cana zaba byo byose urabizi hari byo mbaga gukata impapuro ukavanamo inyuguti n'ugwembe nibyo byanje. Urumva ko umukire rero niba uzi. Oya nta bukire kuko abantu benshi kiretse nkamwe mugize mugiye mukatugirira bikagira nimwe mwatugirira mukatuvugira ahantu hose mugate dore hari abantu babayeho gucya bafite impano buraka nkubwira hari abantu bagiraga impano nyinshi cyane iyi wacu babuze umuntu wabafasha. Cyangwa iyo washyize imbere cyane niyo gukina comedy. Yo gukina comedy ariko nanabonye n'umpicyapa ntacandika yego hari nubwo mbiva buranko kuvanga amarangi ni ibintu byanje. Nabyo urabizi. Ariko ubuzima bw'iwacu buragoye ni mu misozi. Kandi Musanze ariho hantu hazamurwa imiturirwa naho ahakurikiye Kigali. Oya twe dutuye mu caro. Ni mu caro. Ariko wazamuka mu mujyi wa Musanze nibura ugashakamo ibiyede n'ubundi aho kuvuga ngo urajya kuri teri. Kaminuza se kuki utagize amahirwe kutashikomeza byagenze gute? Kaminuza si Nsabe we yarayize. Wowe ni wirefare ku Nsabe rega amahirwe y'umuntu aratandukanye. Nsabe nawe nta kaminuza yize ariko azayiga ho. Gano kwiga kaminuza burabisaba kugira iwanyu baba bagiraga amafaranga menshi cyane ari abantu bagiraga amafaranga. Wacu rero no kujya abana bafite impano urumva bizagorana. Ni nago byari byaduhira ngo tubafashe bura mu rugo na Nsabe nawe uzamubaza. Pacifique wari uri kumbwira ngo kaminuza ntago wayize kandi kaminuza nibura n'ubumenyi bw'ibanze ese ufite gahunda yo kuzabasha kujya kuyiga? Kiretse hari mbonye amafaranga nyuma. Ikibura ni iki se ko uri umukozi wambwiye yuko uzi kuvanga amarangi uzi gushushanya ibyapa ubushake nibwo bubura cyangwa uracyashakisha uburyo bwo kuba wabasha kuyiga? Nyine ibyo nibyo nigaga ni nabyo nize mu mashuri ganje ariko kugira ngo nzabona akazi kabyo byo nize birangaga cyane byaranze. Ubwo rero nanje mba ndi gushakisha nkuko nkakina comedy nkajya gukora n'ibiyede rimwe na rimwe. Ese nibura ubasha kwizigama? Kwizigama aho umuntu arizigamaga cyane kuri konti garahabaga amafaranga umuntu abaga afite kuri telefone. Ubwo rero no kugira ugatangira ugatekereza uburyo agomba ndi kwizigama ntago arago kuzajana muri kaminuza reka. Kuki utabitekereza se ko kaminuza ko yagufasha kubona n'ayandi mahirwe ukabona akazi kisumbuye ahandi? Kaminuza se nose reba igihe wakigira kaminuza bigusaba amafaranga menshi cyane bigusaba n'igihe ariko wakiga unakora birashoboka. Wakora si kandi kakazi kanje ari kakazi gaciriritse kangahe ka 5 ku munsi 4 ariko 5 wayateranyije mu gihe cy'ukwezi ubwo se hafi 150 wenda waryo ugakuramo nka 50 n'inzu ugakuramo nka 30 ubwo 70 byagufasha cyane rwose ku muntu uri kwiga kaminuza. Ubwo sinone ya kaminuza yo ago wajura jana yo wajura gakura amafaranga wajura jana yo no kwigomwa. Wenda reka dusubire ku ntama yacu wenda kujya muri kaminuza uzabitekerezaho. Icyo tunashaka kukubaza watubwiye ko ukina comedy ariko se wumva ufite intego yo kugera hehe mu rwego rwa comedy? Jewe ibyanje nkina mbona bizakunda kuko na Nsabe nago yari yizeye ko bizakunda.
warumbwiye yuko kwigana muzehe Vision bijya bigoye cyane. Ushobora kwigana cyane ni mukuru wawe Nsabi. Nsabi niwe niganaga cyase nanje nkavuga indimi zanje, mbese Nsabi kubera ko twanakoranye igihe kinini, twanagumanaga igihe kinini mu makaritsiye. Ngaho none uvuga wowe mu ijwi ryawe ritari rya Nsabi twumve. Njyewe nje mvuga guco ndi kukugambisha uko nguko. Dukinira akantu gato mu ijwi ryawe utari kwigana Nsabi, kuko uvuga nka Nsabi nkaho wamumize, ariko ndashaka kugira ukina ari nkawe twumve. Ntago namumize, ariko n'amaraso gamwe gegeranyage naganje ni kimwe, ariko ijwi ryanje nanje ndarigiraga. Bivuga ngo nubundi kuvuga nkuko nuko wenda mukomoka mu maraso kimwe, kandi nanone uzacunge neza abantu biwacu akenshi na kenshi bose bakundaga kuvuga harimo zaga nyinshi cyane, zaga. None rero Pacifique, twashaka kugira ngo tumenye filime nibura hari filime ugaragaramo ku ma YouTube channel ajya atandukanye, ni comedy ira batubwiye ngo ni binyusi, cyangwa nta muntu uraza ngo akurambagize akujyane muri comedy ye? Barazaga cyane pe, barazaga cyane, ariko nkumva nta n'ijana ririmo, ariko hari abagiye bamfasha nkabakinira. Hari amacano menshi nagiye nkiniraho bakaba amafaranga make, ariko nkabakinira kuko nanjye ndi kugira ngo ya mpano yanje igirite ije hejuru, nkemera nkakina. Nibutsa yuko abadukurikiye cano muri kureba ni Agabe Empire. Twabibutsa gukora subscribe, share and comment. Turacyaganira na Pacifique, ni umunyempano ukina komedi yitwa Binyusi, ariko akaba hari n'izindi ho yakinnye yitwa Binyugunyugu, niko yatubwiye ko ari amazina y'ubuhanzi na Birangara. Ni amazina menshi, mbese ni umukinnyi umenyereye muri komedi n'amafilimi, nubwo atarabona ikiraka gifatika. Twajya rero abadukurikiye mu mushakira ikiraka, abafite n'uburyo bwo kuba bamukoresha mu gukina filime, ni karibu rwose. Turacyakomeza ikiganiro. Ubu ngubu ubahe muri Kigali? Nje mbaga ahantu bitaga Kimironko. Kimironko niho mu rugo uri kubana na Nsabi, cyangwa naho wicumbikiye? Nsabi we yabaga mu Bijyogo hepfo yo mu Marangi i Nyamirambo. Ni habaga. Jewe impamvu niberaga Kimironko rero niho nanje akazi kanje kabaga. Nukubera impamvu z'akazi niyo mpamvu hatuye. Ubu uri gukora ibyerekeranye n'iki? Nyine iyo ntari mba ndi gusiga master, ibintu bijanye no kubaka. Ariko iby'amarangi nyine ibintu bijyanye no gusiga amarangi, bya bindi nakubwiye nize, hari igihe mbikora, iyo ntabikoze nanone nkora ibindi. None se ko watubwiye ko i Musanze ufite hari abandi bana bafiteyo impano, ni ryari umuteganya kujyayo mukabafasha nabo nibura bakazamuka mu buryo bwa komedi, cyangwa niba hari n'imirimo i Kigali mukabarangira? Bariyo, ariko kuntu Kigali nabonye rero mubagaho biragoye cyane. Urajya kusoba ngishura, urajya kuri toilette ngishura, ahantu ikintu cyose wakora i Kigali barakwishyuzaga. None uzaza kuzana umuntu wibereye mu cyaro wigiraga kuri wese z'ubuntu, akiyizira akagira ibijumba by'ubuntu, umuzana i Kigali byakunda gusa. Banyi wacu yiriraga ibijumba, akagira amateke, akagira imishogoro, yagera i Kigali. Nje nagiye Nyabugogo nja muri wese nsohotse baranyishyuza. Wari uzi ko ari ubuntu inaha i Kigali? Barambwira ngo uratanga ijana, ngo nutatanga ijana nuravanga. Ujambo ngasohoka ndabaha ijana ngo uratanga ijana. Habura n'uburyo bwo gukora kugira ngo nawe abayobozi barabizi ko mubikoraga byo kwishyuza abantu bigiriye kuyisobera. Ni uburyo bwo kugira ngo ari amafaranga watanze babukoreshemo amasuku. Hari ahantu hadakorwa amasuku, urabizi ko nawe umwandiki utera. Ni uburyo bwo kugira ngo babone uko bishyura abakoze amasuku. Oya da, ahubwo se baretse ukaja gusoba cyangwa ukiyeranja ukaza ugahita bagaguha umweyo ugahita uhera hari ukageza nk'ahari. Ariko ijana ni cyinshi cyane, harimo amandazi abiri gase nkani ntago nibwo buryo i Kigali rero babayeho, ugomba kubimenyera kandi ukagendana n'umujyi. N'abo bantu bo hirya ukabasirimura. Wowe dore wowe ugezemo umaze kuba umusitari, dore uri ku maderedere ateye ubwoba rwose. Anje ubu ngubu umaze kugira ibyo ngeraho, ariko icyo gihe nyine naje nyine Kigali muri iyo minsi ngiye muri izo wese zaho ngaho muri Nyabugogo baranyishyuza. Nari nasirimuka, ariko ubu niyo ngiye ndagabahaga ijana sinirirwa ndanajamo. Tugana ku musozo twajya
tuganire tubwire ngo ikomedi ukina aho wifuza kugera hashoboka ni hehe? ya bura ngize amahirwe Imana ikanje imbere, namwe mukajaja muradufasha nk'uko muba mudufashije ukavuga ati tuganire utubwire ukuntu bimeze. Njyewe ndashaka kuza komedi zanje zizazamuka, ndabyizeye ko zizagera kure bitewe n'abantu nkamwe, ariko abantu bo muri famiye nk'abansabibo nta nubwo wababwira ngo bagufashe, ahubwo nkamwe nimwe muzadufasha, nk'abantu nkamwe n'abandi muzagenda mutubwirira, ariko komedi zanjye zizazamurwa nanjye ku giti cyanjye cyangwa se n'undi muntu nje ntamenyaga ntanazi n'ahantu ava. Hari abo mufatanyije nibura mushobora kuzishyira hamwe mugakina komedi ifatika ku buryo yagera ku ruhando mpuzamahanga? Oya nje ubu ndi njenyine iki gihe, none aha ubundi njenyine pe, nta muntu turi kumwe, ariko abo dukinanaga hari uwitwa Ngaru komedi, hari uwitwa Nzimu komedi, abona abakimisagara, hari uwitwa Birangara komedi. Izo channel zose nagiye ndazikiniraho, bajyaho bakazibona kuri YouTube channel. Hari uwitwa Samu komedi. Wowe ntabwo uragira channel yawe? Nanjye ndayifite, Binyusi TV. Binyusi TV kuri YouTube channel wasanga hariho Binyusi TV, ku TikTok wasangaho Binyusi TV, kandi hariho utupranka n'amavideo, nta kibazo rwose. Ariko mbonye umuntu nje ufasha akambwira ati ugiye kujaja urankinira, unkinira ugukinira izi roli zinizi, uvuga ibi ugamba ibi, nta kina pe, tugakorana kandi abizi nzamubona. Reka twizere ko bizakunda Pacifique. Rero twagira ngo dusoreze ahangaha, ariko tunibutsa yuko abadukurikiye YouTube channel turiho ni Agabe Empire. Agabe Empire ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tuba tuganira n'abastari, abantu bagiye batandukanye baduha ubuhamya kandi baduha n'inyigisho. Twabashishikariza rero gukora subscribe, abatarakora subscribe, tukashare, comment n'izindi nama zishoboka kugira ngo tube twaganira. Nimero mushobora kutubarizaho murasanga kuri channel yacu, ushaka kuduha ikiganiro.